ibi ni ibimenyetso birindwi by'uko agukunda by'ukuri. Hari umuntu ushobora kukubwira ati ndagukunda umunsi ku wundi, ariko ibikorwa bye bikakubwira ibinyuranye. Kandi hari n'undi ushobora kutavuga amagambo menshi y'urukundo, ariko uburyo kwitwaraho bukakwereka ko ari umuntu w'ingenzi kuri wowe, cyangwa se nawe ushobora kuba uri umuntu w'ingenzi ku buzima bwe. None se wakora iki kugira ngo umenye ko atagukunda, cyangwa se umenye itandukaniro ry'ibi bintu bibiri tuvuze hejuru? Mu rukundo amagambo ashobora kubeshya, ariko ibikorwa bikagira icyo bivuga. Uyu munsi ndakubwira ibimenyetso birindwi bishobora kukwereka ko umuntu agukunda by'ukuri, kandi cyanyuma ni kimwe mu bimenyetso abantu benshi birengagiza. Reka dutangire. Ku mwanya wa mbere w'ikimenyetso nyamukuru kikwereka ko umuntu agukunda by'ukuri, aguha umwanya nubwo aba ahuze. Umuntu ugukunda by'ukuri ntaba agomba kuba ari kumwe nawe amasaha 24, ntabwo ariko bihora. Ashobora kuba afite akazi, inshingano, inshuti n'ibindi bikorwa, ariko hari itandukaniro hagati yo kuba uhuze cyangwa se yo kuba ahuze no kutakwitaho. Iyo umuntu agukunda ashaka kumenya uko umeze, ashaka kumenya uko umunsi wawe wagenze, ashaka kuganira nawe nubwo yaba afite iminota mike. Ntabwo ari ukuba mwavuganye igihe kinini, oya. Nta nubwo ari uko akwandikira inshuro nyinshi, oya. Ahubwo nuko nibura akugenera umwanya mu buzima bwe, ukabona ko nubwo bwije hari ikintu yagerageje gukora kugira ngo avugane nawe. Ku mwanya wa kabiri rero turahasanga ko yubaha ibyiyumvo byawe. Urukundo nyarwo ntabwo ari uguseka gusa no kwishimana, oya. Hari igihe uzababara, hari igihe mutazumvikana, hari igihe uzagira icyo utishimira, ariko umuntu ugukunda by'ukuri ntahita avuga ngo uri mu muntu, cyangwa se uri umuntu w'ibibazo mu buzima bwe, cyangwa se ngo wumva avuze ngo ibyo wumva nta gaciro bifite. Ahubwo agerageza kukumva. Ashobora no kuba atamera nkawe, cyangwa se atakora nk'ibyo wowe wifuza 100%, ariko akubaha uwo uri we, akanagufata nk'umuntu agomba kubaha mu buzima bwe, akanumva n'ibyiyumvo bye. Kumva umuntu ntabwo buri gihe bisobanura kwemera ibyo avuga byose, bisobanura kumuha agaciro, ukagerageza no gushyira mu bikorwa ibidafite icyo bitwaye ku buzima bwe n'ubwawe nk'uko abishaka. Ku mwanya wa gatatu, nta guhisha ibintu by'ingenzi. Ntabwo ashaka kuvuga ko umuntu bakundana atazamubwira buri kintu cyose, oya. Ashaka cyangwa se aharanira ko ibintu bimwe na bimwe by'ingenzi bye ubimenya, kuko buri muntu wese afite private life ye, afite ubuzima bwe yihariye, ariko hari iby'ingenzi aharanira ko nawe umenya. Iyo ari umuntu ugukunda by'ukuri ntashaka kubaka relationship ishingiye ku mabanga n'ibinyoma, oya. Iyo hari ikintu gikomeye gishobora kugira ingaruka ku mubano wanyu, aragerageza akakikubwira. Ntabwo agomba guhora akubwira ibintu by'ibinyoma kugira ngo bigaragare ko akubwira buri kintu cyose, oya. Arakubwira cyangwa se agerageza kukubwira ibintu by'ingenzi abona bishobora no kugira ingaruka ku buzima bwanyu. Trust ni kimwe mu bintu bikomeye cyane mu rukundo. Ku mwanya wa kane turasanga ko akubaha niyo mutari kumwe. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyane. Umuntu ashobora kukubwira ati ndagukunda, ariko iyo atari kumwe nawe ugasanga ari kuvuga ibindi bibi kuri wowe, akakubeshya cyangwa agashaka abandi bantu kuko azi ko utabimenya. Nyine waba umuviriye mu buzima aho atari kukureba hafi aho, akumva araruhutse. Ibyo ntibihuye n'urukundo rwubaka. Umuntu ugukunda by'ukuri agumana respect yawe niyo yaba atari hafi yawe, kuko urukundo nyarwo ntabwo rushingiye ku kuba uri kureba umuntu, rushingiye no ku kumuha umukunda niyo mwaba mutari kumwe, ndetse na character yawe niyi. Ku mwanya wa gatanu, ashaka ko mutera imbere. Umuntu ugukunda ntabwo ahora ashaka ko uguma ahantu uri,
ashaka kubona ko utera imbere, ashobora kugutera courage igihe utinya gutangira ikintu icyo ari cyo cyose, ashobora kukubwira ati gerageza ndakwemera, ndabizi ndakwizeye ko uzabikora. Iyo ufite intego aragushyigikira, iyo watsinzwe aragushyigikira, iyo watsinzwe nabwo ntago aguseka, arakomeza akagushyigikira, aragufasha akongera akaguhagurutsa. Kandi ibi ni ingenzi cyane. Umuntu ugukunda ntabwo agomba kugutera ubwoba mu bijyanye no kuba watsinze cyangwa se ugiye gutsindwa, ahubwo agerageza kukuba hafi muri ibyo bihe byombi tuvuze. Urukundo nyarwo rushobora gutuma abantu babiri bakurira hamwe cyangwa se bakura ikintu icyarimwe, cyo bita gusenyera umugozi hamwe. Ku mwanya wa 6 turasanga iyo yakoze ikosa ashobora gusaba imbabazi. Reka tuvuge ukuri, nta muntu utagira ikosa. No muri relationship nziza abantu barakosa, ariko ikibazo ntabwo ari ugukora ikosa gusa, ikibazo ni uko umuntu yitwara nyuma yo gukora ikosa. Umuntu ushobora kuba yavuga ati kandi musaba imbabazi nubwo ibi byabaye, nakoze nabi, nzi ko nakubabaje, ndasaba imbabazi kandi ndashaka kubikosora. Abagaragaje maturité ye, abagaragaje ukuntu akwitaho n'ukuntu agukunda. Ariko niba buri gihe ari wowe ushinjwa amakosa, buri gihe ari wowe usaba imbabazi, buri gihe amakosa ye akagirwa yawe, ugomba kubitekerezaho. Urukundo rudafite accountability rushobora kuvamo umubano ubabaza. Ku mwanya wa 7 nk'ikimenyetso cy'uko umuntu agukunda by'ukuri, ibikorwa bye bihura n'amagambo ye. Iki ni cyo kimenyetso cya nyuma kandi wenda ni nacyo cy'ingenzi gihagarariye byose twavuze. Umuntu ashobora kuvuga ndagukunda, ariko jya wibaza uti ese ibikorwa bye biragerageza bigahura neza n'ibintu aba yambwiye? Iyo avuze ko azaguhamagara aragerageza akaguhamagara, iyo avuze ko agusezeranyije ikintu runaka aragerageza akacyuzuza, iyo akubwiye ko akwitayeho ibyo urabibona neza mu buryo bwawe ko akwitayeho n'uburyo akwitwaraho wowe uko umureba. Kuko urukundo ntabwo ari ijambo gusa, urukundo rugaragara mu buryo umuntu akwitaho, akubaha, akumva, akwizera kandi akagushyigikira. Ntugapime urukundo rw'umuntu mu magambo meza gusa, mu bintu yaguhaye, no, jya uhuza n'ibyo yavuze n'ibikorwa bye. Reba partner wawe niba ibi bintu tuvuze ariko bimeze. None reka nkubaze akabazo gato dusoza. Iyo utekereje ku muntu mukundana cyangwa wowe ushaka gukundana nawe, ni bingahe muri ibi bimenyetso 7 ubona mu byo agukorera? Ntukihutire gusubiza, tekereza neza kandi wibuke ikintu kimwe, ntabwo umuntu ugukunda agomba kuba perfect. Ashobora gukora amakosa, ashobora kugira iminsi mibi, ashobora kuba atazi kuvuga cyane ibyiyumvo bye, ariko urukundo ruhari, respect, honesty, effort, consistency bigenda bigaragara mu bikorwa, kandi nawe ubwe ubona ko abiharanira ari binashyize imbere. Ibi ntabwo rero bireba gusa ugukunda gusa, nawe birakureba. Kuko relationship nziza ntabwo yubakwa n'umuntu umwe, yubakwa n'abantu babiri bafite ubushake bwo gukundana no kubana no gushaka kuzagira icyo bagera ejo hazaza. Ndabwira abantu ngo urukundo ni nk'umugozi ufashwe n'abantu babiri, uruhande rumwe rurekuye undi acika imbaraga. Ntabwo yakwifasha umugozi wenyine, ntuzategereze ko umuntu yakwifasha urukundo wenyine. Niba iyi video yagufashije, kora subscribe kuri channel kugira ngo ukomeze kubona izindi nama zerekeye urukundo n'imibanire na mariage. Ndabakunda kandi wandike muri comment uti urukundo rugaragarira mu bikorwa, ntabwo ruhura n'amagambo gusa. Tuzongera guhura muri video itaha. Byari Imbabazi nk'isanzwe. Bye bye.